Buragoyo mwana we omwana nuna era nkajire mo windi we omwana kwira enda yaburaga omari we omwana kwira na mukasa nkajire mo windi we omwana nuna mukasa sukuma twende wa maira we wa maira we mawa Kagame we ohiboyo mwana omuchitabu chawe chobugumagu akola wawe loshi akola wawe asa okay bakunzi ba KOP Karegeya Omar pano aha twageze mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera aho twaje kureba inyubako za Marshal Rio Estate tukaba turi kumwe na bamwe mu bayobozi babo baratangira banatwibwira kaduhere ku muyobozi mukuru. Urakoze cyane Omar nitwa uje kuvuka Emmanuel nk'ibisanzwe nkaba ndi umuyobozi wa Marshal Rio Estate ushinzwe amazu ahendutse icyo twita affordable house n'ibibanza bihendutse. Niwe mu ndirimbo ngo umwana kwira umwana kwira abakoze Karegeya mbere ko wenda nanjye suza abantu mbibwire waretse akabanza suza abantu bo ku nkombo nibyo nashakaga nibyo abasimire bwenene abaramusebe bwenene abantu b'enkomboro baramusize bwenene miyazi micigure bwacere abalingambo z'amashumwe emilala ibunyehya muzimwe guremuli baramusize Karegeya naye ali hano nayumva abayinji kandi abasima bwenene ari inshutangiye yitwa Mukasa wisuhuze Mukasa tumuramuse bwenene Mukasa mukaregeya kula musabwenene zigashane asante sana umuyobozi na chita nawe ngewe nitwa Jules William niyitegeka ndi brand ambassador muri Marshal Rio Estate ndi brand ambassador ku isi ntabwo ari mu Rwanda gusa. Yes. Ntabwo turi butinde iyi ni company imaze kumenyekana cyane mu kugeza ku bantu inyubako ibibanza amazu yuzuye no kububakira umushinga watangiye ute umaze igihe kingana iki? Murakoze cyane Marshal Rio Estate imishinga yo twayihereye kera aho twatangiye gukorera mu Rwanda kuva mu myaka ya za 2010 ariko by'umwihariko uyu mushinga turiho wa Bugesera mu murenge wa Mayange ni umushinga w'amazu aciriritse ni amazu meza nk'uko muyabona muri background n'ama highlight muragenda mubona kuri video ni amazu yubatswe mu matafari cyangwa yubakishije n'amatafari twita interlocking bricks aya ni amatafari akorwa mu itaka dusanga ku kibanza hari hose washaka kubaka hakabamo n'umucanga na sima biri kuri pourcentage ntoya ariko by'umwihariko akaba ari amatafari yubakwa nta sima igiyemo hagati mu buryo bwo kuyagerekeranya nta sima nta mazi hydrofoam ngenda byibuka primaire twarayabumbaga n'amazi twayubakishije n'ubaracyahari yo muri za 1985 nimwe muri technology twiyambaje cyangwa twadobuse ishobora gutuma abanyarwanda babona amazu aciriritse kuko inzu hano ifite ibyumba 4 toilette 2 salon salle à manger irimo amatara amazi amapave jardin yose tuyitanga kuri miliyoni 30 so nukuvuga ko abanyarwanda murabizi ubundi inzu nkiyi i Kigali nujya kwishaka biri muri miliyoni 100 ariko hano mu Bugesera kuri miliyoni 30 urayibona kandi ibyiza cyangwa se icyo twababwira by'akarusho nuko Bugesera ni kamwe mu turere tw'igihugu dufite cyangwa twitezweho iterambere riri ku rwego rwo hejuru ari naho hari kubaka ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera n'ibindi bikorwa bitandukanye byinshi nukuvuga ko iyi nzu ushobora kuyigura miliyoni 30 uyu mwaka mu myaka 5 iri imbere nawe ukaba ushobora kuyigurisha miliyoni 100 cyangwa zirenga ushobora kuyigura ushaka kuyituramo ushobora kuyigura ushaka kuyikodesha nukuvuga ko hano inzu kubera ko ari muri estate iri hano aya mazu yose ureba yitwa Lake View Estate hari hepfo urabona ikiyaga niyo mpamvu turi kubona akayaga kameze neza muri Lake View Estate rero iyi ni phase ya mbere hari na phase ya kabiri tugiye kubaka hari ku muhanda principal inzu rero nayo mafaranga ushobora kuyigura ushaka kuyikodesha cyangwa se ukayigura nawe uzayisubiza ku isoko kuko iyo uyiguze ibikiri under construction cyangwa se ibikiri kubakwa ariko yuzura nibura yegiyeho value ya miliyoni 5-10 zirenga abantu bashobora kuguha
amafaranga afatika. Yes, usibye ahangaha Mayange watunyuriramo andi masite ya hafi mufite, numvise ahitwa Kanyange se mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana, n'andi masite tunyuriremo ahandi hantu utaza Mayange na hahe handi yasanga Marshal Rio Estate. Utaza Mayange ashobora kugura ibibanza bya miliyoni 2 n'igice bidufite kuri promotion hari ya Gahengeri neza hafi yo kwisumo. Mbaye mfashemo 2. Aha. Umukire KOP ifashe ibibanza 2 Kanyange se mu murenge wa Gahengeri. Ni ibibanza byiza bihendutse nabyo n'ubundi ni ikibanza ushobora kugura miliyoni 2 n'igice uyu munsi, nyuma y'ukwezi ukakigurisha miliyoni 3. So dufite ibibanza Rusororo hari abita Ruhanga bya miliyoni 10 muri R1 ni hari imbere ya Kabuga neza. Dufite ibibanza hari ya Gasagara bya miliyoni 8. Gasagara ubwo ni hirya gato y'Iruhanga urenza abademob. Yego. Hafi y'u Rwanda. Hafi y'u Rwanda. Dufite ibibanza Kabeza hari ya Rubirizi kuri miliyoni 35 birahari. Ayabaraya hari muri Masaka birahari kuva kuri miliyoni 7 kuzamura. Ibya Kabuga byarashize ibyo bwasabagaho 5 cyangwa 4 n'igice mwarabimaze. Dufite ibindi aho bita Bisenga. Muri Bisenga bya miliyoni 5. Bisenga ugana Nyagasambu. Urenze Ruhanga kwisumo. Neza ni kuri kaburimbo muri Bisenga kandi na ahantu physical plan aho igiye kuba approved ejo bundi. Ni kibanza wagura miliyoni 5 uyu munsi, physical plan ikimara kuba approved ukakigurisha miliyoni 10 miliyoni 9 uko bishaka. Dufite ibibanza kamabuye hano muri Bugesera, nibyo bibanza bya mbere bihendutse mu Rwanda, miliyoni 1 n'ibihumbi 950. Muri Kamabuye muri R1 kandi mu miturire. So dufite ibibanza hano ku Gahembe aha turi nyine hafi y'estate bya miliyoni 6 ubyifuza byaboneka. Dufite ibibanza Kamonyi ku Ruyenzi miliyoni 10, 15, 20, 7 n'igice, 6 n'igice hafi aho ngaho muri Kamonyi hariya dushobora kuguha ikibanza. Hari muri Rusizi hariya mu mirenge ya Gihundwe, Kamembe, Nkanka, Nkombo, ushaka ikibanza gikora ku mazi nako kanya birahari. Muri Karongi nuko bimeze, i Rubavu nuko bimeze, i Musanze nuko bimeze. Gicumbi ntaho mu Gicumbi birahari. Gicumbi mu mujyi hari n'amasambu agurishwa hari manini, aho bashaka korora cyangwa se bashaka kugura amasambu manini bakoreraho ibikorwa by'amashuri, insengero, ibyo byose birahari. Urakoze cyane. Aho ni amasite muri make mwanyuragamo, amasite mufite mu Rwanda. Kigaragara icyo numvise ko guhera kuri miliyoni 1,900 Marshal Rio Estate yaguha ikibanza cyo guturamo. Hanyuma rero mwavuga ko mwarenze n'imipaka y'u Rwanda, ibihugu mukoreramo ni nk'ibihe? Ubu Marshal Rio Estate headquarter yacu iba mu Rwanda, ariko ibihugu dukoreramo dukorera ibihugu bya East Africa byose tubikoreramo. Wajya Zambia ushobora kubona services za Marshal Rio Estate, wajya Zimbabwe ushobora kubona services za Marshal Rio Estate. Muri Amerika dufite aba agent dukorana, muri Canada dufite aba agent dukorana, mu Bubiligi barahari, Europe ibihugu bimwe na bimwe, Ubuholande dufite aba agent. Mu bihugu by'Abarabu Dubai ho dufiteyo na office ku muntu uwo ari wese ushaka ibijyanye na Rio Estate, cyangwa umuntu w'umunyarwanda uri Dubai ushobora kuvuga uti nkeneye kugura inzu mu Rwanda ariko ndi Dubai, nako kanya baragufasha. Ariko n'abantu navuga aba international bakenera services za Rio Estate Dubai twaratangiye ku buryo dushobora kubaha basic information z'ibyo bakeneye kugura. Hanyuma abakiriya babagana kuri rwego reka nkibaze Cita, satisfaction yanyu uko abakiriya babagana biri ku kihe kigero? Ikigero navuga ko uyu munsi abantu benshi bamaze kumenya Marshal Rio Estate, ariko bayimenya kubera uwo mwihariko wa affordability and durability. No kuvuga ngo ni ibintu biramba kandi ku giciro. Iyo uvuze bihendutse abantu bashobora kumva ko nanone bidafatika. No kuvuga ni igiciro cyiza. Burya igiciro cyiza byumvikana kurusha ibintu burya bihendutse bishobora kuba ari nk'icyamunara cyangwa ari ibintu bitagifite agaciro. Marshal Rio Estate mbere na mbere impamvu yitwa na company y'Abanyarwanda nuko ikishyira imbere
ari inyungu z'umuturage kurusha inyungu za kampani. Mu by'ukuri Karegeya wageze kuri tere, iyi nyubako zikiri under construction cyangwa ziri kubakwa, ubona buri kimwe cyose kijyanywe nuko zubakwa uhereye ku butaka burimo ubusangira ngo urabona ko hari amaboro nashinzemo. Urebye agaciro ukagereranya na miliyoni 30 zibarirwa mu n'icyo kibanza, ushobora gutekereza ko ari amafaranga make cyangwa se ari ibintu bihendutse, ariko kampani bayarebye cyane ku muturage. Ariyo mpamvu na timu y'abatekinisiye cyangwa se abashinzwe gahunda zo kubaka abonye ahangaha, kimwe no mu mumaro Marshall Real Estate igira, hari abo bantu babonye akazi, hari amatafari, hari n'abagize Marshall Real Estate bakora ibyo bikorwa, abafunga inzugi, abatera amarangi n'ibindi bitandukanye. Ku muntu ukeneye Marshall Real Estate uri kureba Karegeya Omar Pano, yahamagara nimero itishyurwa 6070, cyangwa se ku muntu uri hanze y'u Rwanda cyangwa abantu ushobora gukoresha WhatsApp na call, ahamagara nimero 078393 Urakoze cyane. N'imbuga nkoranyambaga naho usangaho information zijyanye n'ubutaka bugurishwa, usangaho n'amazu agurishwa. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma ese yes, ntagenda atakuririmbiye umwana kwiye. Oya, hari n'iyindi ndambara ndandara nyibyina na Mukasa. Akanyuma 30 niyo nzu ya nyuma, ntago umuteganya kuba mwakubaka niza 15, kuko iyi ni ibyumba 4 n'amadusha 2 annexe na jardin n'ikigega nakibonye. Abafite munsi yayo ngayo mubafasha iki munabatekereza wiki? Urakoze cyane, wikije ku kibazo cyiza. Turateganya kuzajya dufata iki kibanza twubakamo inzu ya miliyoni 30, tukubakamo amazu 2 ariko afatanye. Iyi nzu imwe izabigurishwa miliyoni 18. So no kuvuga ko abantu noneho namwe mumva miliyoni 30 ari umuzigo baremereye. Iyo nzu ya miliyoni 18 muzajya muyigura, izajya ibifite ibyumba 2 cyangwa 3 na toilette imwe na salo, ahantu wakwakirira abashyitsi na parking y'imodoka imwe. Uburyo bwo kwishyura izi nzu za miliyoni 30 wishyura miliyoni 25, miliyoni 5 ukazishyura inzu igeze mu marangi. No kuvuga ko nkiriya yo haruguru stage igezeho nibwo wishyura amafaranga ya nyuma. Izi za miliyoni 18 uzajya wishyura miliyoni 15, miliyoni 3 uyizishyure tugeze mu marangi. Ariko ababifuza kwishyura mu buryo bw'ibyiciro, mushobora kutugana tukabahuza n'ibigo by'imari mwakwifashisha kugira ngo baba financing ibintu bigende neza. Okay. Banyemereye ko turirimba indirimbo nkunda cyane. Umwana kwira, hari n'indi ngo umwana kwira ikiganiro kikirangira bahite bayishyiramo. Oya, niki naha dusoreje kuri ngewe. Enda yaburago yo mwana we, umwana nuna era nkajiremo windi we. Umwana kwira, enda yaburaga Omari we, umwana na Mukasa nkajiremo windi we. Umwana nuna Mukasa sukuma twende Wamaira we Wamaira we Kagame we ohibo yo mwana muchita bucawe cyo bugumaguma akola wawe loshi asante sana Marshall, nishimiye no kukubona by the way. Niwe bavuze ngo wagejeje imodoka bwa mbere ku Nkombo? Ndi ngayo ngo urakagira amata. Asante. Yes, nkubwire sanzwe ngukurikira kenshi ibiganiro ukora, yaba ku bitangazamakuru binyuranye cyangwa nawe ubwawe ku channel yawe. Kwifurije kuzasura ahantu hitwa Marshall Nkombo Beach. Iyo beach ya mbere yageze ku Nkombo ni nayo yonyine nziza. Muzangezayo Marshall cyane. Nzashaka transport icyumba n'ubuntu cyane rwose, cyangwa nzashaka icyumba ifunguro n'ubuntu byose. Hari n'utundi dufunguro, uzaze tugende dutembere kugira ngo namurikire ikiganiro tuzakorera n'ikiganiro mu mazi. Icyo ndacyemeye icyo ndacyemeye bitarenze ukwezi kwa 9 na Pizzo azamperekeza. Asante sana abakunzi ba KOP, rero murabona urukiga n'inkombo byawe ni nk'amazi n'ifu. Abanyarwanda mualegerere. Yes, asante sana. Zigashane. Asante sana. Wabyumvaga se? Ntago nabyumvaga, bura nanjye navuga agandisebo toshemererwa munonga tugumire nkewari. Abanyarwanda twese turi bamwe. Asante sana.